Nshuti y'Imana kandi mukunzi y'umurongo wo kwezwa, reka ngushimire uburyo wongeye guhitamo akanya keza ko gukurikira ijambo ry'Imana dutambutsa kuri uyu murongo. Tumaze iminsi turebera hamwe ihame rivuga umuntu, kamere y'umuntu iteye ite niyihe. Mbese urayisobanukiwe? Gusobanukirwa n'iri hame twabonye ko ari ukwisobanukirwa ubwacu, umuntu akamenya uwo ari we. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo ivuga ngo ubumwe budatandukanywa kandi bushyira hamwe. Nkwibutse ko muri iki kiganiro mukomeje kubana ari KAYISHEMA Joel. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ukuri kwawe ukomeje kutugezaho kugira ngo dusobanukirwe n'abo turi bo, dusobanukirwe n'aho twavuye, aho tugeze ndetse n'aho tugana. Udufashe kugira ngo ijambo ryawe ribe rigwire muri twe, kandi Mwuka Muziranenge watanzwe nk'umwigisha n'umufasha aduhumurize, adusobanurire, atwereke inzira ushaka ko tugendamo, natwe nituyikomeza tuzibone tugeze mu bwami bwawe. Ibyo ushaka aba ari byo bibaho none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Yesu yaje mw'isi bamwe ntibamwemera, yakoze ibitangaza byinshi baramuhinyura, yahuye n'ibigeragezo byinshi arabyihanganira, ibyo yabikoreye kugira ngo anyishyurire. Nawe narimo kuko Yesu yarishyuye, no mu rugamba rukaze Yesu ni undwanirira, no mu rubanza rukaze Yesu ni umburanira, namwenda kuko yarishyuye. Namwe narimo kuko Yesu yarishyuye, no mu rugamba rukaze Yesu ni undwanirira, no mu rubanza rukaze Yesu ni umburanira, namwenda kuko yarishyuye. Tugiye gukomeza byigisho tumaze igihe twiga. Turi kwiga amahame shingiro 28 y'ukuri kwa Bibiliya, nk'uko ari amahame fatizo yigishwa n'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Uyu munsi tukaba tutari kuyigira kugira ngo turusheho kuba Abadiventiste umunsi wa karindwi banyabo, ahubwo tuyigira kugira ngo turusheho kuba abantu b'Imana banyabo. Dukwiye kubirarikira ibi byigisho n'abandi bantu batarabizeraho mu itorero bakabikunda, kuko nirwo rufatiro rufasha umukristo kumenya imyizerere y'ubukristo bwe, uwo yizera, kwizera Imana, kumenya Imana. Nk'ubu ngubu urebye aho tugeze, ni ahantu umuntu wese aba akeneye gusobanukirwa n'uwo turi we. Mbese umuntu ninde? Umuntu ni iki? Noneho muri uko kwiga ibijyanye n'umuntu, gusobanukirwa na kamere y'umuntu, naho tugenda tukamenya n'Imana. Imana yaturemye, niba turi ibiremwa byayo, mbese iyo Mana kuba yaraturemye ubwabyo bifite akahe gaciro. Ubushize twabonye ibigendanye n'uburyo ubumwe budatandukana, uko Bibiliya isobanura ubugingo bw'umuntu, uko Bibiliya isobanura umwuka, ubumwe bw'umubiri n'umwuka, ibyo bintu bifitanye isano. Kandi noneho tubona ubumwe bw'inyabubiri cyangwa se uburyo umutima n'umwuka, intekerezo, ubugingo n'umwuka n'umubiri, ibyo ni ibintu bigomba kugendana iteka, byuzuzanya, kandi nta kimwe kibasha gukora ikindi kidahari. Uyu munsi rero turakomeza tureba uburyo umuntu Imana yamuremye. Mbese iyo biri tubwira ngo twaremwe ku ishusho y'Imana bivuga iki? Wenda hari turi bugera ahantu turarushaho kwagura ibitekerezo, tugende duhuza ibintu n'ibindi. Tukaba tugiye kurebera hamwe amagambo n'ubundi iteka agenda agaruka mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere. Niho tukiri, nubwo tugenda tugera no mu bindi bice byo muri Bibiliya, ariko turacyareba uko umuntu yaremwe ndetse n'ibindi byaremwe uko byagiye biremwe, ariko noneho uwo tugezeho ni umuntu. Kandi twibuka ko umuntu yaremwe ku munsi wa gatandatu, agahabwa isabato nk'urwibutso rw'umuremyi we, aho azajya agira ibihe byo kubana n'Imana no kuyiramya no kuyihimbaza. Noneho rero ngo iyo Bibiliya itubwira ubumwe budatandukanywa kandi bushyira hamwe, biba bishatse kuvuga iki? Bigaragara neza ko buri muntu ari ikiremwa kidatandukanywa. Aha nongere mpagarukeho nk'uko nabivuze mu byigisho byabanje, ntabwo umuntu abasha gutandukanywa ngo uvuge ngo umubiri uzagira icyo ukora udafite umwuka. Ntibibaho. Nta mwuka ubasha gukora umubiri udahari. Ahubwo ni ngo umuntu ni ikiremwa kidatandukanywa. Ntabwo umuntu hari ikiremwa gicibwa mu bice ngo umugabane umwe ubasha gukora undi udahari, ahubwo umubiri uruzuzanya. Umubiri
n'ubugingo n'umwuka byuzuriza hamwe imirimo yabyo, bigahamya isano y'ubumwe iri hagati y'iby'umwuka, iby'ubwenge n'iby'umubiri w'umuntu. Iby'umwuka, iby'ubwenge n'iby'umubiri w'umuntu bifitanye isano ifatika ya hafi cyane, biruzuzanye. Niyo mpamvu buriya tuba tugomba kwitonda cyane igihe dushobora kuba dufite uburyo kimwe muri ibi ngibi gishobora kuba gishaka kugira ngo kigire uko cyigenga kandi bidashoboka. Ugasanga ubwenge umuntu afite cyangwa se tubyita ubumenyi, arumva yuko ubwo bumenyi bushobora kuba bwagira uko bubaho budafite iby'umwuka cyangwa se butayobowe n'Imana. Imana mwuka muziranenge adafite uruhare mu kuyobora intekerezo z'uwo muntu. Noneho umuntu akaba yageze igihe yagira ngo umubiri urabasha kuba wagira ibyo ukora ubwawo, kugeza ubwo umuntu avuga ngo nabikoze, ngo nanjye ubwanjye ntazi ibyo ari byo, ngo ni umubiri wabikoze nyine, nk'aho ubwenge butari buhari cyangwa se intekerezo zayoboraga uwo mubiri. Umubiri ibyo ubasha gukora ubikora ari uko hari intekerezo ziri kuyobora umubiri. Kudohoka kwa kimwe muri ibyo bice kuzagira ingaruka ku bindi bice. Ni ukuvuga ngo niba ari umubiri wabashije kudakoreshwa mu buryo bukwiriye, niba ari ubwenge bwakoreshejwe nabi, niba ari n'iby'umwuka mu bigendanye n'imyizerere byakoreshejwe nabi, byanze bikunze bigira ingaruka ku bindi bice bisigaye. Umwuka cyangwa ibitekerezo birwaye, byanduye cyangwa biri mu rujijo, bizagira ingaruka mbi kuri kimwe mu bizongamutima cyangwa ku magara mazima yo ku mubiri. Ni nako bigenda ku rundi ruhande. Umubiri ufite intege nke urwaye uzateza ingaruka mbi ku bizongamutima no ku mimerere y'iby'umwuka. Ingaruka buri gice kigenda kigira ku kindi byerekana ko buri muntu yahawe n'Imana inshingano yo gukoresha neza ibyo bice bye byose. Nivuga ngo umuntu yahawe inshingano, afite inshingano yo gukoresha amarangamutima ye, yo gukoresha intekerezo ze, yo gukoresha umutima we, umubiri we mu buryo buhuje n'ubushake bw'Imana. Ibyo ngibyo bikaba bisobanura ubusonga. Iyo havuzwe ubusonga ngo impagarike yacu yose igomba kwegurirwa Imana, kandi impagarike yacu yose yamaze kwegurirwa Imana igahesha Imana icyubahiro, n'ibyo dufite byose n'ibyacu byose nabyo biba bibasha guhesha Imana icyubahiro, kuko impagarike y'umuntu yose yamaze guhabwa Imana. Ingaruka rero zishobora kuba zabaho byanze kunze iyo hatagize uburyo habaho ubwuzuzanye buzima cyangwa se bushingiye ku buyobozi mvajuru. Nivuga ngo izo ngaruka zigera ku bindi bice. Gukora ibyo bigize umugabane w'ingenzi cyane wo kongera gusubizwamo ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana yakuwe mu muntu igihe yacumuraga igarurwa mu muntu igihe cyose yemeye kugengwa n'ijuru, akemera ko umubiri we, intekerezo ze n'uburyo bw'imitekerereze mu buryo bwa mwuka, ibyo byose akemera ko biyoborwa n'Imana. Ni gute umuntu abasha gusubizwamo ishusho y'Imana? Ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe. Noneho nivuga ngo mbese kuremwa ku ishusho y'Imana bivuze iki? Ibiremwa muntu byaremwe n'Imana ku munsi wa gatandatu w'icyumweru kirema, kandi biremwa mu ishusho y'Imana. Mbese kuremwa mu ishusho y'Imana, Bibiliya yaba ifite uburyo ibisobanura cyangwa se uburyo idufasha kugira ngo dusobanukirwe icyo ari cyo? Ni ukuvuga ngo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana kandi asa nayo. Bivugwa kenshi ko imico mbonera n'ubuzima bwo mu buryo bw'iby'umwuka by'umuntu bibasha kudufasha mu kumenya kamere y'imico mbonera n'iby'umwuka by'Imana. Ariko kuba Bibiliya yigisha ko umuntu agizwe n'ubumwe bw'umubiri, ubugingo na mwuka, byerekana ko umubiri w'inyuma w'umuntu ugomba nawo kugaragaza mu buryo runaka ishusho y'Imana. Ahangaha wowe nkurikiye turi kumwe wumva aha hantu neza. Kuba impagarike yacu mu buryo bw'umwuka bw'umubiri, imitekerereze, amarangamutima yacu, nivuga ngo byagombaga kuba ibyo bintu bituma umubiri, nivuga ngo iby'umwuka, ubwenge, byagombye kuba bituma n'umubiri uwubona, kuko ari ufatika ni ugaragara. Burya intekerezo biri mu bwenge bw'umuntu, mu ntekerezo uretse kubisohora bikajya hanze, ariko no kubisohora nabwo bisohoka kubera ko umubiri hari ingingo zakoreshejwe, n'ururimi rugakora, n'akanwa ukabasha kuvuga, cyangwa se ukagira ibikorwa runaka bigaragaza ubumenyi n'ubwenge ufite. Ariko noneho iby'umwuka mu bijyanye n'uburyo Imana iyobora intekerezo zawe, ibyo ngibyo byagombye kuba bigaragarira no ku mubiri wawe, kuko nivuga ngo umubiri niwo ugaragaza icyo uri cyo. Uko ugaragara, uko uteye, uko witwara, nibyo bigaragaza uwo uriwe. Hano
nshobora kutavuga byinshi, ariko mwuka w'Imana agafasha buri muntu wese kugira ngo nawe ubwe yigenzure kandi asengere imibereho ye. Kuko hari igihe rimwe na rimwe tujya duhura naho umuntu avuga ngo Imana ngo ntabwo yitaye ku mubiri. Gute se? Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko imibiri yacu ari insengero za mwuka wera. Niyo ngo niho mwuka w'Imana akorera. Kuki niho dushobora kuba tubwirwa yuko Imana nubwo ari umwuka ikeneye ko n'insengero ikoreramo zigomba kuba zigaragaza. Turebye gato ku by'abamarayika tubona neza ko nabo ubwabo ari ibiremwa by'umwuka, ariko nubwo ari ibiremwa by'umwuka, iyo bigiye kwigaragariza abantu kugira ngo natwe tubashe kumva ubutumwa bwabyo cyangwa se ubutumwa buvuye mu ijuru, Bibiliya igenda itwereka aho abamarayika bagiye bagaragara mu ishusho y'abantu. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubutumwa bw'Imana dukorera, Imana tuvuga, Imana twizera bubashe kugira umumaro, bugira umumaro n'ababwumva, ni uko tugomba kuba tugaragaza koko turi abana b'Imana. Hari amasomo tubasha kubona muri Bibiliya mu Baheburayo igice cya mbere murongo wa 7 kugeza 14, uburyo abamarayika ubwabo bataza ngo biyereka abantu mu buryo budafatika, ahubwo baza mu ishusho y'abantu. Noneho ibi bikatubera isomo ryagombye kutwereka ngo mbese twebwe ni gute twagombye kuba twitwara tugaragaza Imana, twerekana icyubahiro cy'Imana. Reka turebe mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 7 kugeza 14. Haratubwira iki? Haravuga ngo ibyo abamarayika arabivuze iti, ihindura abamarayika bayo imiyaga n'abagaragu bayo bahindura ibirimi by'umuriro, ariko iby'umwana wawe byo yarabibyeruye iti, intebe yawe Mana ni iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Hano iki gice kidusobanurira ibijyanye n'ubutware bwa Kristo ndetse n'abamarayika, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Yongera kuvuga iby'umwana wayo iti, Uwiteka mbere na mbere ni we washyizeho urufatiro rw'isi n'ijuru, naryo ni umurimo w'intoke zawe. Ibyo bizashiraho, ariko wowe uzahoraho. Ibyo byose bizasaza nk'umwenda, kandi uzabizinga nk'umwitero, bihindurwa ukundi, ariko weho uri uko wahoze, imyaka y'ubugingo bwawe ntizagira iherezo. Ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe? Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera, itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Urumva ko hano ngo abamarayika ni imyuka ikorera Uwiteka. Ariko iyo ureba muri Bibiliya henshi aho bagiye bagaragara biyereka abantu cyangwa se bavugana n'abantu, babaga bafite ishusho y'abantu. Ibi ngibi tubona mu itangiriro cya 18 umurongo wa mbere kugeza mu gice cya 19 umurongo wa 22, Daniel igice cya 9 umurongo wa 21, naho ubwe marayika w'Umwami Imana ubwo amubonekeraga ndetse akaza akanamukoraho akamubwira ati, Daniel komera, akamusubizamo intege. Babaga bagaragara mu ishusho y'abantu. Muri butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 11 kugeza 38, n'ibyakozwe n'uwa 12 umurongo wa 5 kugeza wa 10, aho se tubona umurimo abamarayika bagiye bakora nuko bagiye bagaragarira abantu. Inyuma Satani kuko Yesu yarakunesheje, winyibutse ibyo nakoze kuko narababariwe, igiciro cyinshi kuko nibera muri we. Satani nta mwenda ngufitiye, Yesu yarishyuye, nta mwenda ndimo kuko Yesu yarishyuye. No mu rugamba rukaze Yesu ni umwanirira, no mu rubanza rukaze Yesu ni umuranira. Nta mwenda kuko yarishyuye, nta mwenda ndimo kuko Yesu yarishyuye. No mu rugamba rukaze Yesu ni umwanirira, no mu rubanza rukaze Yesu ni umuranira. Nta mwenda kuko yarishyuye. Mbese ibiremwa by'umwuka byabasha kugira umubiri w'umwuka ufite ishusho igaragara? Muri Bibiliya tubona ko abantu bamwe babashije kubona Imana by'igice. Mose, Aroni, Nadabu n'abakuru 70 babonye ibirenge byayo. Ibi tubona mu Kuva igice cya 24 umurongo wa 9 kugeza 11. Nubwo itashatse kugaragaza mu maso hayo, Imana imaze gutwikiriza ibiganza Mose yamwemereye kwireba mu mugongo. Imaze gutambuka, Imana yiyeretse Daniel nk'umukuru nyiribihe byose, yicaye ku ntebe y'ubwami igihe yerekwaga iby'urubanza. Daniel igice cya 7 umurongo wa 9 kugeza wa 10. Kristo ni ishusho y'Imana itaboneka mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15, kandi niwe ugaragaza ishusho ya kamere yayo nk'uko twabisomye mu Baheburayo.
niwe ugaragaza ishusho ya kamere y'Imana. Abaheburayo igice cya 3. Iyi mirongo isa niyerekana Imana nk'ikiremwa muntu kandi ko ifite ishusho igaragara. Niba hari aho tubona Uwiteka yiyeretse Mose nawe ubwo akabona mu bitugu byayo, abandi bakavuga ngo babonye ibirenge n'urugero, ni ukuvuga ngo Imana nayo ubwayo yagiye yigaragaza mu ishusho y'umuntu. Ibi rero bikaba bigaragaza nanone ko abantu bakwiye kumenya ko Imana, niba ijambo ry'Imana ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, ni ngo Imana ubwayo iriho, iraboneka, iragaragara. Ibyo ntibyagombye kudutangaza kuko n'ubundi umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Umuntu yaremwe hasi ho gato y'abamarayika nk'uko tubibona mu Baheburayo igice cya 2:7. Ibyo byerekana ko umuntu yari afite impano z'umwuka n'iz'ubwenge. Nubwo Adamu atari afite ubunararibonye cyangwa se ubushishozi n'imico irangwa no gutera imbere, yaremwe atunganye kandi yuzuye. Mu gitabo cy'Umubiri igice cya 7:29 herekana ko yari atunganye mu mico. Uwo nguwo uvugwa ninde? na Adamu. Yari atunganye mu mico. Kuba yararemwe mu ishusho y'imico mbonera y'Imana ni ukuvuga ngo yari intungane ndetse yari n'umuziranenge. Ibi nk'uko tubibona mu Efeso igice cya 4:24. Kandi yari umwe mu biremwa Imana yavuze ko byari byiza cyane. Ijambo ry'Imana tubwira ko Imana ngo irangije kurema ngo ni byiza. Nuvuga ngo nta kintu cyo kugaya cyo kunenga cyari gihari. Nk'uko tubona mu Itangiriro cya 1:31. Kuba umuntu yararemwe mu ishusho y'imico mbonera y'Imana, yarahawe amahirwe yo kugaragaza urukundo rwe no kumvira umuremyi we. Ari nabyo byabaye ingorane ku bakurambere bacu, aho Sekibi yishushanyije akiyoberanya mu buryo bwose bushoboka kugira ngo atume umuntu aya mahirwe yahawe n'uburyo bwo kugaragaza umuremyi we no kumuhesha icyubahiro no kumwerereza, umuntu abasha kubijugunya hasi. Nk'uko no ku Mana biri, yari afite ububasha bwo guhitamo, ari wo mudendezo wo gutekereza no gukora hakurikijwe amategeko y'imico mbonera. Bityo yari afite umudendezo wo gukunda no kumvira cyangwa kugambana no kutumvira. Ibi ngibi ni nabyo byahawe n'abamarayika. Ibiremwa byose byaremwe n'Imana, byaremanywe umudendezo. N'umuntu rero nuko byari bimeze. Hariho igihe umuntu asaba ngo ariko buriya ngo guki Imana itayisirimbura Satani ngo imvaneho rwose nitwe twara wenda, ariko ngo iyo nicyo gikorwa ubwacyo kibaho cyo guhita Satani arimburwa, byari kuba n'ikibazo mu bindi byaremwe. Kuko Sekibi ajya guhagurukana ubuyobe bwe n'umutima w'ubwigomeke. Ijambo ry'Imana tumubwira ngo yari mwiza buhebuje, atunganye kugeza umunsi yabonetswemo no gukiranirwa. Agaragaza Imana nk'aho Imana itwaza igitugu, nkavuga ati by'Imana kuba Sekibi ariwe Satani Lusuferi ngo yumvaga ko yagombye kuba nawe muri gahunda yo kurema umuntu no gutunganya isi, nyamara ntago yari kubasha kuboneka mu nama yo kurema iyi si no kwitunganya no kurema umuntu, kandi ari ikiremwa. We yabonaga ari umukere utwikira ubwo si intebe y'ubwiza y'Imana, akibwira yuko nawe ageze igihe yibwira ko nawe ari umuremyi kandi ari ikiremwa. Hari igihe rimwe na rimwe abantu bajya bibeshya, niba uri muri pozisiyo runaka mu mwanya runaka, ntabwo ari ukuvuga yuko urenza abagukuriye. Hano rero Sekibi yageze igihe yumva yuko nawe yagombye kuba umuremyi, kandi nta kiremwa kibasha kurema ikindi. Ibyo rero nibyo byatumye agumura abamarayika, atangira kubereka ko Imana itwaza igitugu, ko bari mu buyobozi budafite umudendezo. Ariko kuba Imana itararimbuye Satani, ibi bituma ibyaremwe byose bibona gukiranirwa kwa Satani, bikabona n'ubugome bwe, ku buryo igihe hazavaho hazakurwaho nta kujurira kuzongera kubaho, nta n'ikiremwa kizifuza ko cyatandukira ngo kijye hirya y'ubushake bw'Imana. Imana rero yaremanye umuntu umudendezo, umuntu akabasha ubwe kwihitiramo kuyoboka Imana cyangwa se akabyanga. Imana yemeye kwigerezaho ubwo yemeraga ko umuntu abasha guhitamo nabi, kubera ko umudendezo wo guhitamo wonyine ari wagombaga kwemerera umuntu gukura mu mico, akerekana ihame ry'urukundo ariryo shingiro rya kamere y'Imana. Vanga umuntu, Imana yahisemo ko umuntu agira uwo mudendezo kandi imuha ubwo burenganzira busesuye rwose, kubera ko umudendezo wo guhitamo wonyine ari wo wagombaga kwemerera umuntu gukura mu mico, akerekana ihame ry'urukundo ko ari ryo shingiro rya kamere y'Imana. Mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Iyo ugaragaje urukundo, nuvuga ngo ubu ugaragaza Imana. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:8
hari isomo ribishimangira neza. Icyo yateganyirizwaga gikomeye cyari kugera ku rugero ruhanitse rwo kugaragaza ishusho y'Imana. Umuntu we agakundisha Imana umutima we wose n'ubugingo bwe bwose n'intekerezo ze zose, kandi yarangiza noneho agakunda mugenzi we nk'uko yikunda. Uko niko Yesu yabisobanuye, yagaragaje ko bwa mbere amategeko 10 yose, amategeko mvajuru, icyo akubiyemo ni imigabane ibiri: ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Andi mategeko asigaye nivuga ngo amategeko 4 nicyo avuga, andi mategeko 6 akanga ngo no gukunda mugenzi wawe nk'uko yikundana. Na amategeko mboneza mu bana agaragaza uko abantu bagomba gukundana ubwabo. Wenda iri somo hariho umuntu waba ataryibuka, uzarebe neza muri Matayo 22 murongo 36 kugeza 40. Yesu yagaragaje ko ibyo bintu bibiri tubyitayeho, ukunze Imana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'intekerezo. Urumva ko Yesu yongeye kugaragaza rwa ruhurirane, rwa rufatanye rw'impagarike y'umuntu, noneho warangiza ugakunda mugenzi wawe. Ibyo ngibyo waba wagitsinze rwose. Umuntu yaremwe kugira ngo ashyikirane n'abandi. Nta muntu ubaho nk'akarwa sanga uvuga ngo nzibana nzimenya, ntibishoboka. Imana ubwayo yagaragaje ko nta muntu ugomba kubaho nk'akarwa igihe yavugaga yuko Adamu nawe ubwe akwiye kugira umufasha babana. Itangiriro igice cya 2:18 Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Hazagira umuntu ushakira isomo muri Bibiliya risimburira ingiri, uzarivanahe. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Irema Eva imuha Adamu. Nk'uko ubutatu buziranenge bushyize hamwe mu mubano w'urukundo, twaremwe natwe kugira ngo tubeho mu mushyikirano ugaragarira mu bucuti cyangwa mu gushyingiranwa. Nk'uko tubona mu itangiriro igice cya 2:18 aho Imana yaremeye Adamu umufasha. Muri iyo sano imeze ityo tuba tubonye amahirwe yo gukorera abandi. Nuvuga ngo umufasha hagati umugabo n'umugore ni ubwuzuzanye, ni ugufashanya, urugingo ruba rubonye urundi rwari rukeneye. Ibitekerezo yabonye ibindi byo kubizamura, byo kubifasha kugira ngo bibashe kugera ku rugero ruhanitse, imibereho isumbyeho. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, si byiza ko umukobwa aba wenyine, si byiza ko umusore aba wenyine. Ahubwo Bibiliya irangije ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Ni ukuvuga ngo iri ni ibanga ry'Imana umuntu uwo ari we wese adashobora gupfa gusobanura. Ni gute umukobwa wo mu burasirazuba azashakana n'umusore wo mu burengerazuba, umusore wo mu majyepfo agashakana n'umukobwa wo mu majyaruguru, uwo muri Afurika akabana n'uwo muri Canada cyangwa se muri Amerika, i Burayi, muri Aziya n'ahandi, kandi noneho yarangiza bakuzuzanya, kandi yamubona akavuga ati n'uyu koko niwe nari ntegereje. Iryo ni ibanga ry'Imana, nta muntu ushobora kurisobanura. Umuntu yashyizwe ku rugero rwo hejuru y'ibindi biremwa nk'uhagarariye Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu yaremwe kugira ngo abe igisonga, yite ku bidukikije, agirwa umutware, ategeka ibiri mu isi byose, nk'uko tubona mu itangiriro igice cya 1:26. Ariko n'uvuga ngo ni igisonga, ni umuyobozi wabyo wimuzengurutse. Inyamaswa ntizibasha gusobanukirwa n'ubwami bw'Imana bukomeye. Nyamara inyamaswa nyinshi zibasha gukunda no gukorera umuntu, ariko ntabwo zibasha kumenya Imana yo mu ijuru, ntabwo zibasha kumenya rurema. Ahubwo umuntu zibona niwe zibasha kuza zikemera, zigataha mu rugo rwe, zikemera akazigaburira, ndetse rimwe na rimwe zikanamukurikira rwose, zikanamwishimira, zikagaragaza ko zimunezerewe. Ariko ntabwo zizi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ibyo rero uwabihawe nta wundi ni umuntu. Dawidi avuga iby'ubwo buyobozi bw'umuntu agira ati wamuhaye gutegeka imirimo y'intoke zawe, wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Zaburi ya 8:6 kugeza 8. Ukwiye gushima Imana ukavuga uti Uwiteka warakoze. Imana yaguhaye ubutware, akaga ni ukubupfusha ubusa. Umwanya wo hejuru w'umuntu wari ikimenyetso cy'ubwiza n'icyubahiro yambitswe nk'ikamba. Ibi tubona muri Zaburi ya 8:5. Yari inshingano ye yo gutegeka isi umutima w'ubugwaneza, akaba agaragaje akayitegekana umutima w'ubugwaneza, akaba agaragaje ubuyobozi bw'Imana bw'ibambe igirira ibibaho byose, cyangwa se igaragariza ibibaho byose. Kubw'ibyo ntabwo turi ingaruzwa muheto y'ibibaho cyangwa ko dukandamizwa n'imbaraga z'ibidukikije.
bumve rwose ntabwo turi ingaruzwa muheto z'ibintu biriho cyangwa ngo tube abantu bakandamijwe n'imbaraga z'ibidukikije, ahubwo Imana yaduhaye inshingano yo kubungabunga ibidukikije dukoresha akanya kose duhaye kugira ngo dusohoze ubushake bw'Imana. Ibi tubonye byatubera urufunguzo rwatuma imibereho yacu n'abandi irushaho kuba myiza muri iyi si yuzuyemo amacakubiri y'uburyo bwose. Kandi nanone ni igisubizo ku kibazo giterwa no gushaka kwikubira mu gukoresha umutungo kamere no kwandura k'umwuka n'amazi, aribyo kwangirika k'ubuzima. Ugasanga n'uyu munsi none hariho amarira menshi y'ibijyanye n'uburyo ikirere kiri kugenda gihumana cyamaze kwangirika, uburyo ibidukikije bigenda byangirika. Ibi byose iyo abantu bamenyaga Imana bakamenya ko umuntu yahawe ububasha, yahawe ubutware, ariko akaba agomba kuba ku isi ahesha Imana icyubahiro, afite umubiri muzima, umwuka w'Imana akorera muri we ari ikiremwa kizima, twakwirinda n'ibituma isi yangirika. Ariko kubwo kutamenya Imana no kutayiha agaciro, ugasanga uwitwa ngo ni injijuke, ni arasobanukiwe, ni wa wundi uvuga ngo yamaze ngo arize ngo yaracukumbe ngo asanga n'Imana itabaho. Urumva ari byo azakora, ni ibirimbura isi gusa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo isi irimbuwe n'abaturage bayo bahagize ubumenyi, ariko ubumenyi butari mu Imana. Bagira ibyo biyungura, ariko batera umugongo ugomba kubabashisha kubyitaho mu buryo buzima, mu buryo bwiza. Noneho barangiza bati rero, ugasanga ahubwo barimo nashakira igisubizo aho kitari. Gukurikiza amahame ya Bibiliya yerekeye kuri kamere muntu nibyo byonyine bitanga ubwishingizi nyabwo ku hazaza heza h'ikiremwa muntu. Igihe cyose umuntu yirengagije ukuri kw'ijambo ry'Imana, niyiringire yuko hazaza hazaba heza. Hazaba heza se gute? Ntibishoboka. Imana yamaze guterwa umugongo, nta heza habaho. Ariko n'uyu munsi wa none hari benshi babasha gutanga ubuhamya, bakaba bagaragaza ko igihe bari bataramenya Kristo, batarakira ukuri kw'ijambo ry'Imana, bariho mu buhanya n'ubutindi. Yewe imiryango yariho mu ntugunda, mu mirwano idashira, mu businzi, mu busambanyi, mu bwomanzi butandukanye. Ariko ugasanga umuntu amaze kwakira Kristo mu bugingo, amahoro atemba nk'uruzi mu muryango we. Benshi babasha gutanga ubuhamya, abana babasha gutanga ubuhamya bw'uburyo Imana yakoze ibitangaza mu babyeyi babo bitewe n'uko biyeguriye Kristo. Abantu baremeye kugira ngo bagere ikirenge mu cy'Imana. Nk'ibiremwa muntu duhamagarirwa kwigana Imana kuko twaremeye gusa nayo. Nubwo turi abantu tutari Imana, tugomba kugaragaza ishusho y'uwaturemye binyuze mu butware tugira ubwo ari bwo bwose. Itegeko rya 4 riturarikira inshingano. Duhamagarirwa gukurikiza urugero rw'umuremyi, dukora mu minsi 6 y'icyumweru, tukaruhuka ku wa 7. Mvuga ngo umunsi wa 7 w'isabato, itegeko rya 4, iyo Imana ivuga ngo mu minsi 6 ujye ukora, ariko wa 7 no sabato witeka Imana yawe. Nuvuga ngo nugukora, ariko muri iyo mikorere nabwo ukamenya ko hari uwo muzahura, hari umuyobozi ugukurikirana buri munsi, ugomba kuruhukana nawe ku isabato. Ariko bikanagubera n'umwanya wo kumenya aba bantu nk'umuntu wamenye Imana, mfite umuremyi unyitaho, wamaye n'igihe cyo kuganira nawe. Mbese ibyo nkora nabo ntegeka, nabo nyobora, mbayobora mu bushake bw'Imana, mbayobora mbaha umudendezo, mbaha gutekereza no kugira ngo nabo ubwabo bamenye ko mu ijuru hari Imana bakwiye guhesha icyubahiro, ndetse iyo Mana bakaba bagomba no kuyimbonamo. Baremanywe kudapfa kw'ikigombero. Mu kuremwa ababyeyi bacu ba mbere bahawe ukudapfa. Nubwo uko kudapfa kwari ukw'ikigombero kibasaba kumvira, kubera ko bari bafite uburenganzira ku giti cy'ubugingo, bari bagenewe kuzabaho by'iteka ryose. Igiti cy'ubugingo barakiryaga. Muri uko kukirya babwira yuko bagomba kwirinda kurya igiti cyabuzanijwe. Icyo rero nuvuga ngo cyari igipimo cy'ubuyoboke bwabo. Uburyo rukumbi bwashobokaga bwo gutakaza ukudapfa kwabo kwari ugucumura ku itegeko ryabuzaga kurya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Ari byo kutumvira byari kubaganisha ku rupfu cyangwa se kubazanira urupfu. Igihe cyose bari kuba birengagije itegeko ry'Imana, byari kubaganisha ku rupfu. Hari igihe rero usanga abantu bavuga ngo umuntu ngo nta mategeko ngo Imana yigezeho umuntu ngo mbere ya Sinayi. None se ukibagirwa ko umuntu akiremwa yahise ahabwa amategeko. Imana imuha ibyo kurya byose, irangira amubwira ngo iki ntuzarya. Burya ryari itegeko. Umuntu akimara kuremwa yahawe amategeko y'Imana. Burya kuri Sinayi bwari uburyo bwo kuyashyira mu nyandiko no kuyagaragaza, ariko nuvuga ngo yari asanzwe ariho agaragara. Umuntu yaza azi uburyo agomba kwirinda ikibi. None se wavuga yuko Kayini yabwiwe n'iki ko itegeko ryo kwica ryari rihari, ribuzanya kwica? Niyo mpamvu buriya na Kayini yakoze icyaha, yavusha amaraso ya murumuna we. Yarangiza Imana ikamubwira iti kuki wamenya amaraso? Wakoze icyaha, wishe.
nuvuga ngo amategeko nubwo atari yanditse mu nyandiko, ariko Imana yagaragaje uko umuntu agomba kubaho, nuko agomba kwihesha icyubahiro no kwiyerereza, n'uburyo agomba kwirinda ikibi cyose, uhereye ku byavuzwe. Imana imubwira ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa, uzirinde kunyuranya n'ubushake bw'ijuru. Ubikanyisha umwanzi akanyisha byaba byinshi cyane, inzara, indwara, gukena n'ibintu umuntu ahura nabyo. Dufite ubwishingizi muri Yesu kandi ashobora byose. Satani mumubwire ko byose Yesu yabyishuye. Namwe ntarimo kuko Yesu yarishuye. No mu rugamba rukaze Yesu niwe undwanirira, no mu rubanza rukaze Yesu niwe umburanira. Namwenda kuko yarishuye, namwenda arimo kuko Yesu yarishuye. No mu rugamba rukaze Yesu niwe undwanirira, no mu rubanza rukaze Yesu niwe umburanira. Namwenda kuko yarishuye, namwenda arimo kuko Yesu yarishuye. No mu rugamba rukaze Yesu niwe undwanirira, no mu rubanza rukaze Yesu niwe umburanira. Namwenda kuko yarishuye. Uyu mwanya Imana itugire neza, tumenye yuko duhamagarirwa kugira ngo tube abaneshi. Turahamagarirwa kugira ngo tube abantu bahesha Imana icyubahiro, bahesha umuremyi wacu icyubahiro. Twirinde ikibi n'igisa nacyo mu buryo bwose. Ibihe turimo ni ibihe bigoye, ni bese ikibi cyangwa se Satani agerageza kwereka abantu yuko byanze bikunze bashobora kubaho bagomera ubushake bw'Imana, ariko nta muntu n'umwe ushobora kugira umudendezo, ushobora kugira amahoro igihe cyose yatandukanye n'ubushake bw'Imana. Imana itugire neza. Uyu munsi tugiye gusoreza aha ngaha kugira ngo tumenye ko kubaho k'umuntu, kugira ubuzima bw'iteka, ibyo byari ubuzima bugendanye n'ikigombero. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko si igihe wagomye bizagenda bite? Ni byiza rero kumvira, ni byiza kugendera mu bushake bw'Imana. Imana itugire neza, iduha amahoro n'umugisha, iduhe kubaho duhesha Imana icyubahiro, impagarike yacu yose igaragaza umuremyi, abatubona bahimbaza Imana. Kandi bitari ibyo gusa, tubane neza n'abagenzi bacu, tugire ishyaka ryiza rituma ibidukikije byose bigaragaramo urukundo rw'Imana, natwe twabigizemo uruhare. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.